Yego se Karongoro. Muraho neza. Amahoro. Mumeze mute se? Nta kibazo rwose. Fata agatebe hariya wicare. Okay, murakoze cyane. None se Karongoro. Karame. Akazi kari kugenda neza? Biragenda neza nta kibazo. Ibintu ni amahoro pe. Wisubiyeho ibintu byose biri ku murongo? Ubu ibintu byarahindutse rwose ni mu murongo muzima nta kibazo. Okay. Rero se Karongoro. Yego. Urabona ko umunsi ugiye birangiye. Ntabwo nari nguhamagaye rero ngo tuvugane iby'akazi. Yego. Ahubwo nari nguhamagaye kugira ngo tugane. Ya iri hahandi hakurya mushiru. Noneho nge nawe tugiye kubyikorera. Yego. Tugiye kwitwaza ibikoresho. Yego. Tugende tubyikuriremo nawe undi muntu hari kugira ngo hatazagira umuntu utuvamo cyakazana ibibazo bya hato na hato. Cyangwa akazana ibibazo bya hato na hato. Ni muri urwo rwego rero. Ugomba kuba mu kanya uzi yuko gahunda igiye kuba. Turitwaza amasuka n'ibitiyo. Turagenda tuhirimire n'imbaraga zacu twifashishije. Nta undi muntu twifashishije. Yego. Tugende tubiteruremo tubizane. Ubundi tugende turyohe tumere neza. Ariko se ya bintu ko ari byinshi umutungo ko ari mwinshi cyane nubwo twari marima hari ahantu bose turawukuriramo rimwe cyangwa se turabanza dufate bimwe tuba ari byo tuzana tuzasubirira. Oya ntabwo wakora ikosa ryo kuvangura afata bimwe ngo usigaye ibindi. Ubwo se urumva umaze kuhasiba hakagira umuntu uzagatabura akeka ko n'ubundi hari ibyo batabye. Ako gatekerezo niko numva twabivanirayo rimwe nta kintu na kimwe dusizeyo. Niko bimeze rwose nguko umugambi umeze. Ibikoresho birahari nta kibazo. Ngomba kugenda umuntu akikoreshereza imbaraga zacu tukavanayo umutungo wose ukarangira. Se Karongoro rero. Yego. Umugambi ni wo nguwo. Mu kanya akazi ni karangira. Nta kindi turi buganire turahita twerekera tugende. Nta kibazo. Turumvikanye nuko bimeze. Ngasubira mu kazi. Sawa rero murakoze kandi. Yego n'umunsi mwiza. Kandi ubwo mubishyireho umutima cyane. Yego murakoze cyane. Sawa. Kari akazi nabonaga mva ntabwo byari byoroshye pe. Kari gakomeye ubona nyine karimo siteresi. Ndumva mfite umunaniro. Ndumva ntabwo wakumva ndumva imbavu zahiye. Kari akazi rwose ndabona bitoroshye ariko buriya hari umuntu wumva ufite uburyana. Ariko shaka akazi byo birasaba kugira ngo tugakorane imbaraga kuko nawe uri kubibona ntabwo byoroshye pe. Ariko kandi kuri iyi ngoma tugomba tugakora akazi umva nuko uzinduka mbese kare cyane. Uzanye ibintu by'ubunebwe n'umunyarwanda yavuze ngo umuntu ushinziriye cyane ngasarura imbonera hano. Gusa rero kubera umunaniro mfite ndumva twashaka ahantu dushaka ukuntu twaruhuka. Ariko hari ahantu haba mu busitani. Hari ahantu nzi najyaga njya kuruhukira. Hari hakurya hari natire imeze neza cyane. Muri ka kanatire. Niba rero nta tuntu nta zindi gahunda ufite nimugoroba cyane nyine twagiye nta kibazo. Hakiri kare ku buryo wenda bitageza nka saa 10 n'ebyiri tukiriyo. Oya nta kibazo none ubundi hari ikindi kintu tujya gukora. Oya nta kibazo. Kandi kuruhuka mu bwonko bisaba no kubura ahantu hatuje ahantu hari akayaga ahantu mbese nyine hagufasha gutekereza neza. Noneho ubundi ugitufatira ukajya kuryama. Erega buriya niyo abantu baruhutse urumva bararuhuka bakarelaxa noneho ejo ugasanga utangiye gukora akazi neza ufite fresheri mbese umva ibintu byose ari sawa rwose bimeze neza cyane rwose. Oya ntacyo reka tuze tugende tujye kurana b'abavandimwe bacu ndabizi nabo akazi kamereye nabi bari gushaka amafaranga ibintu rwose turebe ko ubuzima bwakwenderera kandi bizagenda neza. Rero hari ikizakigendera mu karara hari ukuntu nyine twazajya dukora nk'akantu k'akanama tukaganira kuko turabagira inama y'ukuntu bakwiteza imbere. Dukeneye nyine gutera imbere noneho nkawe w'umusore ukeneye kubaka. Urabona ibigango mfite nsigaye mbyibushye mbese ndakora akazi nkakora na siporo. Ukora siporo? Siporo mfite n'akagare ka siporo. Umunsi wazanye umugore uzamugana nzahita mbyuba
umva banaza ajya bavuga ati undi ni Alphonse wa undi mbese urabizi ko iyo umuntu ashatse umugore ariko kereka yakubereye umugore mubi uzi ubundi urugo rwiza urubonera ku mugore mwiza n'umugabo mwiza mu rugo. Soso rero tuganiriye twatinda ahubwo reka twihute tujye kureba abavandimwe hanyuma nabo turebe yuko bimeze wenda nibwo tungurana n'ibitekerezo n'ibyiza twagiye twihuta nk'ubu genda mu mfite urabona tutahageze we sha turahageze pe ariko numvaga nananiwe aywana ako wabonye amazi aya mazi nyine nyine atuma akayaga kagenda neza n'ibisheke n'aho ntabwo uva mu hantu habura akayaga kuko akayaga kaha ugenda ntangiye no gukonja ahantu hameze gutya wahabonye ariko mwana yanjye reba ya amazi kunahurura ariko ngo ni kugisenya ubu ubusitani kabisa hari umunsi tuzafata nk'umushahara wacu tugende ku Gisenyi tujye kumva genda umva nshaka kuzajya naho umva numvaga narushye n'ingofero numvaga kose katangiye kuza nawe ntukigira umusaza rero tukara umusaza turabizi ingofero none wowe ugize cyane ku mazi pe hari akayaga keza nta muntu wagendaga akandagira hora hariya se wagwamo pe hano hantu naho kurira ubuzima nyine ukiyumvira ubusitani bwiza ukareba ibyiza by'u Rwanda kosha iki ni igihugu ndakurahiye rego u Rwanda turabaye nk'ubu ngubu hari igihugu wasangamo ntaho rwose umutekano ni wose niba nawe kuhabona cyane rwose rero se Karongoro yego urugamba urabona ko twahageze neza cyane tugiye kugenda dukuremo imitungo yacu twigendere turumvikanye okay hanze rero turebe uburyo twagenda tukabikora kano kanya ngo imitungo tuyirekere mwahaha bakuyivanamo kuko urabizi ni ejo bizatuteza imbere ejo umutungo uhambaye cyane mu mamiliyari cyane rwose impamvu rero umuntu agomba kubyitondamo ahubwo se Karongoro yego urugamba ni hehe hari aha ndumva ndahibuka urabizi ikimenyetso gera ni kwa kundi twayasohotera hari amakigari n'ivu ryahasigaye yego rero urumva nitugera aho ngaho umuntu agomba kugira gute guhita umuntu ahagarara kuko niho ubutunzi buri Karongoro umwana wa mama yego urugamba ahantu ko mbona hakomeye kugira ngo amayira rero amayira nayo ibyawe ntabwo byoroshye okay ndabona tuhageze aho cyari umugano wavunitse niho hariya cyane cyacu kwajya ngo hari umuntu wahageze ahantu hageze abantu ko cyakimenyetso mbona cyaragize aha ayonye sasa aha ni ryavuze rero urabona ko rwose aha ngaha ni ryavu ni ryava twahageze hamwe two twahera he turi kurima ni ukuvuga ngo uvuga ngo hano hantu hose niho umutungo uri munsi y'iki kintu ugikubita cyose umuntu akagikuramo uyu mugano ntabwo twawukubita ngo tuwukuremo njye none ngaho mbwira rugamba bwira tubigenze dute oya twiyaminiye tugiye gutangira gutangira ariko buretse gato mbere y'uko utangira mbere y'uko utangira buretse gato ariko nyine reka nkubwire pe ntangiye rwose mba numva nk'ufitiye impuhwe igihe umaze imyaka umaze mu busore ngenda ndabona rwose maze gukora kabisa bihagije ese ubona nkuze cyane ku buryo wabundambiwe ubwo ntabwo ubibona uzi amahirwe ugira ni uko utabana na mama wawe we yazajya bukuraza uretse ko saa sita tujya ku kazi nyine yazajya bukuraza ubundi agatangira kukubaye ko n'abagabo babiri mu rugo ubwo rero Sophie ndumva rero turuhutseho
twagenda twari twarushye ariko urumva tumaze kurelaxinga tugende daha amasaha aranakuze hatagira n'abatubona bagatangira gutekereza ibindi agashiha kakanyica dore ko babona ako kazi bakirebesha ukuntu b'abakobwa dukorana ariko disi nkabona nta kintu bikubwiye wenda bigatuma ngira icyizere ko rero buriya bajya bavuga ngo inkono ihira igihe kandi bakavuga ngo ubundi igihe cyose umuntu ashobora gushaka umugore umuntu ashobora gushaka umugabo buriya nyine imana buriya igihe ntabwo cyari cyagera ariko buriya kizagera kandi ariko hano hantu turi ni heza ni heza pe umunsi nagize se nzamubwira oya nawe wambwiraga kumbe nawe nta n'ufite erega njyewe wibuke ko ntegereza ariko wowe ufite uburenganzira bwo kubwira uwo ushaka igihe cyose ushaka ariko twebwe nyine ntabwo twata umuco ngo tugende ngo tubwire umuntu ngo twaragukunze nyine byagaragara nabi nyine byaba birimo kubahuka se cyangwa kwisuzuguza ariko nyine nta kundi ariko se nkaba nuri kumva hari ahegera ndimo ndabumva se muri natire barahahinga nanjye ubwo byanshanze cyangwa wasanga ashari babandi baba bari gushaka ubutunzi bari gushaka wasanga ari tubafashe genda umva nahita mbatanga da urumva ariko se Karongo karame rwabo ukuntu harakomeye cyane urabona turageza ryari ntabwo byoroshye ibintu byahangaye se Karongo rwose twabukiza ahantu kure ahantu rwose njye maze no kunanirwa pe zo icyuya cyandenze sinzi niba turabugeraho pe se Karongo karame rwamba arakomeye maze aha hantu njye nta nubwo menyereye no guhinga oya shyiramo agatege ngo tuzane abapampurana shyiramo agatege ntago nakuvuga ngo tuzane abapampurana ntabwo byoroshye arakomeye utagwa hakurya iriya umva se yego ahantu hakomeye gutya urumva turahashobora rega twabukiza ahantu rega ariko se Karongo reka nkugire inama wanjye yego aha hantu ukuntu tugiye kuhakora reka tubanze ducukure iki kiziga cyose noneho nitumara kugicukura turanyuramo hasi duhingukiremo hariya kugira ngo umuntu abuce munsi turebe ko byibuze umuntu yabugeraho tutarimbuye iki kintu ku buryo abantu babona cyituye hasi bakaza kureba ibibaye noneho sasa twagiye imbaraga ariko katwikura amakote mbere na mbere twikura amakote nta muntu wakora akazi nk'aka yashyizemo igikote ntabwo byoroshye sasa rero gahunda ni ugukora akazi ubu ni ugukora akazi twiyemeje twagiye na morale hejuru se Karongo karame kamera ahantu ubu butunzi turabona butuvunye rwose ntabwo byoroshye ariko nta kintu twibagiwe nta gitiyo twazanye wanjye gitiyo umuhoro mupanga twabyibagiwe ariko byanze bikunze n'ibi bikoresho birahagije kanze gatoya ariko banguke ntutinde yego tujye kureba ari abantu bari hariya kuko ntabwo ibintu byemewe pe ntabwo byemewe n'amategeko kuba abantu baza guhinga ahantu nk'aha ngaha niba ari ubutunzi bari gushaka bakabaye bagiye gushaka ibyangombwa byabo reka turi abari bo pe tugende kubareba rwose umva njye rwose reka njya kumureba pe reka njya kumuranda njye ndi kubabona bari abantu ntusiba ko mbona bafite n'amasuka we mbona bafite amasuka bafite amasuka reka tujye kureba basanga ari abantu bari gucukura ubutunzi mfite ubwoba ariko siko nanjye mbabonye barunguruka we siko mbabonye barunguruka ihute tugende tubarebe turi abariho ye baba we dore ahantu bari gucukura ubusa aba bantu niba ye baba kature ko tubabona reka turebe dore ngaba ariya
ko numva batuguyeho neza neza none se ni bande aho naba nkubeshye rwose kubera ko nanjye igiye kubona mbona abantu barimo baraza batugwa hejuru none se ubwo ninde wamenye ko turi kwicukurira ubusi bwose ibintu by'ahanganda ndabona bituje ibi bintu ntabwo byoroshye tunahacukuye noneho buriya barakeka ko hari ikintu rwose nukuri reka nkubwire se Karongo ibi ngibi ntibishoboka ntabwo byoroshye rugamba ariko ubundi iyo duhagarara natwe tukihagarara ni gute ubundi twiruka yewe ni ikibazo rugamba ni ikibazo tuhaguma bari baradukeka bari baribaza abantu baje gucukura ahantu nk'aha ni ikibazo gikomeye cyane se Karongoro muntu wanjye yego rugamba umva rero tugiye kugira gute tugiye gusubirayo tureba abo bantu batanahagenzura bakamenya niba ngombwa nitubona ari ikibazo biri buteze umuntu yakongera akazibanganya tukazagaruka ejo yibuze ibintu bimeze neza bahacukuye cyane wa none se bari bagamije ikibuga so nta bintu birimo ra nta mabuye y'agaciro arimo none se n'ahantu bacukuzaga amasuka wowe wahacukurisha intoki ukabugeraho sha ibintu byabo ahubwo se amabuye y'agaciro amera ati njye nayo nzirega menya ahantu harimo ubutunzi ariko menya hari ubutunzi reka nkubwire gusa washyira ikimenyetso natwe tukazaza kuhacukura tujya kuhashyira ikimenyetso turebe ko reka tuhatabe wasanga wenda nabo ubwabo batazahinduka wenda niduhindura ikimenyetso ko binagoyera ntabwo nabyifuza ntabwo umuntu w'inkumi yiyanduza reka sinishobora ubu nyine afite impamvu mbegabura muri iyi nk'uko natwe tuba turi gushakisha akazi nyine n'ubuzima ni iki ubwo nyine wasanga nabo bafite icyo bari bagamije gushakira aha ngaha ndumiwe rwose baduhunze bakagenda reka nanjye ubu sinzi umva rero se Karongo yego rugamba tugiye kugenda twongere tuhasibe nitumara kuhasiba yego turahita tusibanganya ibimenyetso dutwikizeho bya byatsi uko hari hameze duhita twitahirata ukuzimanganya reka tugende ariko ndikumva na babantu banagiye banabo aha hantu nari narahizeye ariko maze kubona yuko bishaka kuduhindukana isakusa byaduhindukana wanjye ibaza ubutunzi bwacu tububuze ntabwo byoroshye wo gatwo ntabwo byoroshye no kuzimangatanya ku buryo nta ahubwo se Karongo ko mbona bari batangiye kuhataba dore bahatabye pe ndakubwiye uzi ko bahaketse ikintu umva ntabwo byoroshye bahaketse ikintu ariko natwe reka tubereke ko zimangatanya abo batoroshye ko natwe byari biraba ikibazo tugenda tutahagaruka ngo gerageza ku buryo neza nta kintu namba se Karongoro wanjye yego rugamba tugiye kujya mu gihombo pe ntabwo byoroshye ubu butunzi kubukuraho bizatuma ntabwo nabitekerezaga ko aba bantu bazanye batuvunije zimangatanya wo gatwo ibi bintu ntabwo biba byoroshye niko bimeze nibyo byose byo hirya za noneho sasa turasoje zana kiriya kintu ushaka nicyo kintu dushyiraho ikimenyetso ushyiraho ikimenyetso cy'ahubwo tugarutse tugasanga byarahindutse twabigenza ute urumva shyiraho ikimenyetso gutya utyo nangatanye gutya noneho sasa iki tugiye gukora reka dufate umwanzuro wo gutaha tuzagaruka mu ijoro yego ariko rero rugamba ubu ndabona iyi mari kuyitaburura noneho ndabona ari kuzitwikira igicuku ni kwitwikira igicuku noneho tukaza twikwije hahandi ibikoresho bihagije ku buryo nubwo umuntu yanaza noneho niba naza byo twahagarara tugahangana nabo nta kindi noneho sasa reka tugende isuka witwarira hejuru se uzi ko umuntu uri mu kilometero yakubona ubu se ko batakuzi ko uri umuhinzi bakeka ko uvuye gukora hejuru byaba ari ikibazo gikomeye cyane reka tugende tuzaba tugaruka